ngo nawe wampaye indabyo byo Yone sko mbona kugimyana. Uwo ni sevara twarayiteguye neza uri kugibi. Kushya naho je cyangwa kabisa. Umunsi mukuru wo kujya tuyitegure turi kuza kwicara hano. Kuza kwa Imana. Imana ni ngombwa. Umukobwa wawe uramuyiye Imana. Umunsi ko nawe nta kintu wiriho. Wamuyigiye. Wende nkatabizi. Ehe. Yaje yatuwasa KM. Hawe namba nawe urayafite. Nje ubwo sinza ndayakura. Wowe niba ufite amafaranga we birabaye kugera n'ikintu ndi. Ubwo reka nje kwira umukobwa wanjye uje kubaho kabisa. Sibagenda mushyira. Cyambere uko tuba dukundana ibintu ndaga ni kumva. Twagiye ubwo ngerayo kabisa kira kinyato we urugendo rwiza kabisa wenda bizigenda umurebe mwa. Gaza hayi imirimo wayirangije. Ariko mama sibye kuyenza imirimo sinayirangije ahubwo uvuye mu rugo usanga nayirangije uravuga ngo reka uzunyiyenze. Ako mugira n'umutima irizuba ririho wenyine. Reka ngubabarire kuko imirimo yose wayikoze. Arase nakoze cyambere uko imirimo yose nayikoze nabyo ko. Abana bikigesha murarambiranye. What? Kone bwana kwese twakaje tukaganira. Bikwita. Bwana twicara pe. Yose ngwane wanyumeze bitiye mwifashe gute bigenda gute mukiko mutesta we. Bigenda neza n'ubisanzwe n'ubundi. Ariko iyo inzira agenda ubona nta kibazo bitwaye n'ibito. Ntacyo. Se banje se yakugendekeye gute. Yangendera gute kandi nta mpano ndi kubona wamaye wanzaniye. Seshi wanjyana narifonera ko noneho byabatangaje cyane kuba yabagitayeho cyane byagenze nakumenya n'ukangana man bakabona kuzaniye nyine tu Agana tuza kureba kari kuri hasi wapeleka kwa mukanya kuba kiza mukari nawe nyine amasoni naza muteye soni umuntu aterefone ndi gute magwe Oh hell no. Yego mana w'u Rwanda. Yase na iPhone warunze. What? Bomba class. Nari binye no byanze kamwitwara ibi kanje kukihera abandi nta kibazo. Sha none jyana ukabashira. Ako umbonyemo ndi umwana wo bakokana kagana gutyo. Nyine gusura koze. Yapa. Baza kunyenza wo bya we. Se hanze ni ikira. Yandi umwana wo kuzana ibirabwo we. Ariko ngo umunsi se uramageye nanjye gufitiye akakezi. Sende uyumure yacyo. Ese wahoze ko nagutegereza ngakuru. Aho tuziko nari nabanje gutwaza umuntu hano. Jesus is Lord. Nese nge iyo mpano wayimaye kanjye. Ndagenda yikuba mukanya. Nanjye gufitiye akakezi. Mpano nayifitiye ayenze cyane. Kwisi bati ntabwo nabwo Imana muha. Oh hell no man. Abandi batagenda bo bamuhaye imodoka. Cyane wowe wanjye. Ibintu by'ibiyabo ntabwo bigeze ndabo sizikumanye kimwa icyakujya akamaro. Sinzi yanze n'ibyo. Ibi ni ibiki? Jesus is Lord. Akarabo bisobanuye iki? Ibise. Ibise ni Gawanyumva urabona se nk'abayabo kunkwanze. ibise ni ibiki umpaye? Nta karabo kuko.
karabo se n'imodoka karabo ahengo nayo wambaye indabyo byo kumbo napfukamishije umuhungu w'abandi abakobwa biteye nabi ntabwo nizuba abakobwa mwamemukiye ariko mama kuza wishanutsa ubona ushaka niyo kuntu urakaje umuhungu w'abandi ubwo se ubwo kagiye arakaye ubwo urumva wishe agira inkuru rero mama ubundi kuza witorombotsa wewe kumwe na sheri wawe ninde wakuzaga imbere mbonanye na sheri wanjye ko muri mu biki wanjye se warambonye ntabwo nakubonye ariko njyewe uri kumvangira ubu se bite byawe ariko abana mwubahuka kubi warambye cyane n'igihe wakubyaye bisa nkaho ari wakubyaye ndakwiyamye wa mukobwa ayo magambo yose uri kuvuga aza kuyasobanurira papa ariko ko ubivuga useka uri guseka nawe uri guseka ugende guseka nawe oya ugenda ubibwire papa nta kintu ari bunkoreho ndabimubwira bure turaza ndamubwira sawa uri kunkanga uri kunkanga ari severa nimba ari urugo rwawe uruhamane ntabwo utazapfukamishije hano ugenda ujye kubana nawe yewe ko numva ubabaye urugo ni urwa papa si urwawe mbishaka nata igihe cyose natahira cyangwa nuko ndajyana ufite ikibazo uza kureba umwana ninde nyine warareshya rya mbere rya kabiri rya gatatu rya gatanu cyumva ko naho yararaye uko mbizi neza ko yararaye ubwo ni ukuri ko bitewe yego ndabizi neza n'icumi nayararaye sawa turaza kubatura urareba Bangundana nawe bivuze ko ariko guhoberana komeza nyinjo no musago utari sefaranga niba ari severanta aho bawiriwe nyamba amazi umubera nk'umukunzi wanjye tumaranye igihe na sefaranga kasika dusanga bamundana nawe bavuze ko ariko guhoberana ubiri n'ubwo ndembo narinzanye impano ya karabuta kumva yanze ariko iyo mpamvu ucyano kumubera ibise Rwanda gusa umusheri erega n'ubundi byapfuye oya rwose ntabwo ibyo yewe ubirimo rwose reka ni wizuba ryanjye Jesus is Lord. ni wizuba ryanjye cyanje maso yanjye yego uraseka neza reka reka izo ngingo ntabwo zikora muri iyi visi utese kwishima nishimye ariko iyo mitonka nayo nyinshi ariko nawe soma aho ugiye gushaka ubundi umariye iki muri make umukunzi wawe mbagomba ko icyo mfite turagisangira ubwo unyibutse kuri sevarante honyine cyane ariko ntabwo ari sevarante gusa twahorana gase aya ntabwo ibyo birya nyemereza iyo mpano ibindi bizaza imana irabihari irahari siriya ko nayibona kandi ariyo inzira mwereka impano nakukeneye ako wa muhungu warasaze uraba ibyatsi ndinka sirone birarike nakarabura guteganya akabungu biki gihe mwarasaze ubu urabona umuntu mwajye ndo guhabwa ururabo reka ye iki se ko ururabo rwiza ariko rwose ibishira inka zibiri akapfana imbere umpapuro reka nkubwire wabuki ngo wagiswera ntabwo ari imana uvuze none uri igiswera n'ibyewe yewe wundi mvuze igiswera ahubwo urenze nacyo umbwire ngo uzaniye impano mbona umpaye ibyatsi nge ndinka turashize none inka y'iwanyu ubaye inka se ngira n'ururabo ni ururabo se bwako noneho rwose mo akabakobwa urara bake utangiye kunyita ariko igiswera icyo uri mbese mva bro n'undi munsi utazongera kuzana ibyatsi impano ntabwo nagendera ku munsi wa sevarante amafaranga mfite iby'amafaranga ntabwo bindeba yemereye impano yimereza amafaranga mfite rero ntabwo byaba ibyo wambaye byavamo amafaranga mva bro utazamenyera Jesus is Lord. bijyanye biravamo aya sevarante turashize noneho